Ndagushuhuje cyane kandi nguhaye ikaze kuri channel yacu Health Life. Ubwo nkivuga Health Life, twese cyangwa se wowe cyangwa se uwundi, yaba uwumva urwo rurimi rw'icyongereza cyangwa se utarwumva, ariko mu kinyarwanda cyacu ni ubuzima buzima. Ni ubuzima buzima, hari ubuzima tuba tubayemo bwa buri munsi, ariko se koko dufite ubuzima buzira umuze? Ese koko tubyitaho? Ni ukuvuga ngo ubuzima buzima, ubuzima buzira umuze, niko kwikunda, niko kubaho umeze neza, niko kubaho utabangamiwe, kubaho utarwaragurika, kubaho udafite ibibazo mu buzima, mu mibereho. Ni ukuvuga ngo kwiyitaho mu buryo bujyanye n'umubiri nicyo kintu cy'ingenzi cyane umuntu akwiye kwitaho. Kuri iyi channel ibyinshi tuzajya dukurikira biraganisha aho ngaho ku buzima buzima. Hazajya habamo kugira n'inama, kureba n'iki umuntu yarushaho gukora kugira ngo arusheho gutanga amagara mazima. Nibyo tuzajya dukurikira cyane kuri iyi channel mu gihe kirekire cyangwa se mu gihe kinini. Rero wowe ukurikiye iki kiganiro ndagushimiye cyane, kandi nkurarikira gukomeza gutega amatwi, kuko uraza kunguka byinshi, uzakomeza kunguka byinshi mu byo tuzakomeza kugutegurira no kukugezaho, kuko ni ingenzi kandi byadufasha twese. Uyu munsi ushobora kwibaza ngo ese tugiye gutangirana n'iki? Tugiye gutangira dute? Ese bimeze bite? Ndagira ngo nkumare amatsiko. Tugiye gutangirana n'ikintu cyiza cyane, tugiye gutangira n'ikintu kiryoshye, tugiye gutangirana n'akantu ukwiye kwitaho mu buzima, ukwiye kugira ingenzi, ukwiye gushishikazwa nako. Uribaza uti se ako kantu urimo uvuga ni akahe? Ako kantu nta kandi. Ndagira ngo utekereze ku mimerere y'umubiri wawe inyuma, isuku y'umubiri, isuku isanzwe. Twese turabizi, iyo ugiye kuryama utakarabye uba wumva utameze neza, uba wumva utaruhutse. Kera tukiri abana twese badukubitiraga gukaraba. Rimwe na rimwe ukajya no mu buriri utakarabye bakagukuramo, ukumva bakugiriye nabi ukababara. Ariko aho tumaze gukurira twese noneho ubu ngubu, wijyanayo, wumva ushaka no kujyayo inshuro nyinshi, kuko iyo umaze gukaraba wumva umubiri umeze neza. Ni ibintu byiza cyane, ni umuco. Wambara umwenda ukumva ntushaka kuwusubizamo, nyine ukumva mu mutwe byamaze kujyamo yuko uwuhindura kugira ngo wumve umeze neza ku mubiri. Iyo ni isuku. Ni isuku, yaba ku bagabo, yaba ku bagore, yaba ku bahungu, yaba ku bakobwa, yaba ku bana. Isuku ni ikintu cy'ingenzi cyane. Wowe noneho umaze gukura urabyumva, niyo mpamvu uhita ugaruka ukavuga ngo wa mugani ababyeyi kuba baradukubitiraga kujya gukaraba bafite ishingiro. Aka kanya noneho urabyumva neza, aka kanya ndabyumva neza, aka kanya n'undi uwo ari we wese arabyumva neza. Niyo mpamvu uyu munsi nashatse kugira ngo tugaruke kuri icyo kintu, tugaruke ku isuku. Ibyo byo wenda turabizi kuyikora, tuzi gukora iyo suku, nta nubwo ari ibyo twishakamo, ahubwo birikora. Wowe ubwawe ukumva urashaka gukora isuku. Ibi bintu bifitiye umumaro wowe ku mubiri wawe, ariko si wowe gusa, kuko bifitiye umumaro n'undi muba muri kumwe, uwo mubana. Bifitiye umumaro aho ugenda, bifitiye umumaro ku bandi muba muri kumwe. Ntabwo bakwishisha, ntabwo bakwishisha, barakwisanzuraho, barakwegera. Reka twumve ko niba tutabasha gukorera isuku umubiri wacu, noneho tubangamira abandi bantu turi kumwe, abandi bantu twegeranye, abo tubana. Ni ukuvuga ngo ntabwo kiba kikiri ikibazo cy'umubiri wacu, ahubwo ni n'ikibazo ku bandi.
niyo mpamvu niba ubashije kwikunda koko ukabasha gukunda isuku y'uwo mubiri wawe, ni koko uba ubashije no gukunda n'abandi n'abandi mwegeranye babasha kumva baguwe neza, babasha kumva bishimiye kugera iruhande rwawe, babasha kumva bishimiye kugera iruhande rw'ahantu uri. niyo mpamvu nshaka kugira ngo iki kintu tukigarukeho, usibye ko wenda tuzanakigarukaho by'umwihariko ku gice runaka ndi bubatera amatsiko ntari buvuge muri iyi nkuru nzavugaho ubutaha, ariko ndagira ngo uyu munsi tukivuge muri rusange maze ubutaha tuzakinononsore. Inkuru nakuzaniye uyu munsi iteye ite? Mu buzima bwa buri munsi isuku tugira aho hari ku mubiri mvuga inyuma, ariko noneho ukeneye kugira isuku mimbere mo indani, hahandi in health, mu buryo bw'ubuzima bwo kuba imbere mu mubiri. Ni gute? Buri muntu agira uko ahumura, agira impumuro y'umubiri, agira impumuro y'uruhu. Ibyo ngibyo biterwa n'impamvu zigera kuri enye. Impamvu ya mbere ni icyo dushobora kwita genetics, ni uburyo wowe umubiri wawe uteyemo, uburyo wabyawemo, cyangwa se wenda uburyo waremwemo uko umeze. Iyo ni ingingo ya mbere. Ingingo ya kabiri ni uburyo noneho bw'ibintu urya, ukuntu ubayeho, ufata ibintu bimeze gute. Ubwo ni uburyo bwa kabiri. Uburyo bwa gatatu ni uburyo wowe noneho ukorera isuku umubiri wawe, uburyo uwukorera isuku. Uburyo bwa kane ni indyo urya, indyo urya imeze ite. Izo ngingo zose uko ari enye zishobora kugira icyo zifasha uko uhumura ku mubiri wawe, wowe ubwawe uko uhumura ku mubiri wawe, uko umuntu akwegera akagira smell, akagira impumuro yumva kuri wowe. Izo ni ingingo enye. Ni ukuvuga ngo muri izo ngingo harimo ingingo udashobora guhindura, harimo ingingo udashobora kugira icyo ukoraho, ariko hari n'izo wagira icyo ukoraho. Ubwo uyu munsi ndagira ngo tuze gufatanya kwibanda ku yijyanye n'ibyo urya ndetse n'ibyo unywa. Niyo ngingo nshaka ko tuvugaho uyu munsi, kuko akenshi bitewe n'uko twese dukuze, ijyanye no kwikorera isuku ku mubiri inyuma ntabwo ndi bugitindeho, kuko twese twamaze kubona ukuntu nawe ubwawe iyo ugiye kuryama, iyo ugize ikintu ukora utabanje gukora isuku ukuntu bikubangamira. Reka twongere twihugure twumve ko ari byiza no kurushaho. Noneho urabizi, iyo wumvishe mu kanwa utameze neza, ufata orubiti ukayirya kugira ngo mu kanwa hongere hazemo uwundi mwuka mwiza, uba ubihinduye. Iyo wumvishe wagize icyunzwe cyinshi maze ukajya gukaraba, wumva umubiri wongeye uzanye impumuro nziza. Uko niko ushobora no kugira ibyo ufata n'ibyo unywa, bityo bikagira ikintu bigufasha, kugira ikintu bifasha mu mubiri. Urugero rwa hafi, ese wari ubizi yuko niba utanywa amazi ahagije bishobora kuba ikibazo ku nkari ushobora kunyara, yuko zishobora kuba zinuka? Urwo ni urugero rwa hafi rukumvisha uburyo ki wowe indani muri wowe hari ikintu ushobora gukora kugira ngo ugire ukuntu uhindura uwo muhumuro. Aka kanya ngiye kukugezaho ibintu ushobora kujya ufata, ibyo ushobora gukoresha kugira ngo ubashe kugira iyo mpumuro nziza mu mubiri, ubashe kugirira isuku umubiri wawe imbere bitewe n'ibintu ufata. Ibi ni umwihariko ku bantu bafite icyo kibazo. Wowe ushobora kuvuga uti nyamara njyewe nta kibazo mfite. Nibyo rwose, ntacyo bitwaye. Bishatse kuvuga ko ibintu ndi buze kuvuga ngo aho, kuko ndajya nkubwira ngo aho gufata iki ngiki wajya ufata iki ngiki. Bishatse kuvuga ko wowe ushobora kubifata uko ubishatse ibyo bintu, ariko by'umwihariko ku muntu uhura n'iki kibazo kijyanye no kurwana n'iyi mpumuro ku ruhu rwe, ndagira ngo nkubwire ko ibi bintu ngiye kukubwira bishobora kugufasha, ndetse mu gihe hari ibyo wafata ushobora kubihindura ukabisimbuza ibindi ngiye kukubwira bikabasha kugufasha. Reka tujyane.
ikintu cya mbere gikomeye cyane ngiye guheraho mu nyemerere, reka mpere ku mazi. Amazi ni meza cyane, aragufasha koza umubiri. Igice kuva ku ijanisha ryo kuri 60 kugeza hafi 70% biragufasha. Ariko nanone iryo ni ijanisha rigaragaza buryo ki amazi angana mu mubiri w'umuntu. Ni igice kinini cyane kitoroshye. Urumva ko amazi afite uburyo bwinshi asukura mu mubiri wawe, bityo ya mpumuro turimo tuvuga yo ku mubiri wawe ikagira uburyo iba nziza, ikabasha kukumerera neza, ndetse ikabasha gufasha n'abandi bantu muhura. Ahangaha niho batanga inama bakavuga bati, aho kugira ngo niba wakoreshaga inzoga nyinshi cyangwa se mu gihe runaka hari ukuntu wabaga wakoresheje inzoga kandi uri buhure n'abantu, byaba byiza uramutse ukoresheje amazi muri icyo gihe kugira ngo bitaza kugira ikibazo biteza. Ntabwo ari ibyo gusa, kuko batanga n'inama bakavuga ngo nta kibazo uramutse ufashe ayo mazi ukayavangamo indimu, biragufasha cyane. Biragufasha kugira ukuntu byoza umubiri, biragufasha kugira ukuntu bihindura impumuro y'uruhu rwawe, biragufasha kugira ukuntu bihindura impumuro y'ibikuvamo, y'ibiva mu mubiri wawe mo imbere, biragufasha kugira ukuntu byoza mo imbere mu mubiri wawe. Icyo cyari icya mbere. Hanyuma bagatanga iyindi nama ya kabiri igira iti, aho kugira ngo ukoreshe ibihaza byinshi, ushobora gukoresha pome. Ushobora gukoresha urubuto rwa pome. Urubuto rwa pome rukungahaye ku kugarurira iyo mpumuro nziza muri wowe, ikungahaye mu kukozamo imbere mu mubiri wawe. Ubwo ni uburyo bwa kabiri. Uburyo bwa gatatu batanga ni ubujyanye n'uburyo bwa vegetables, cyangwa se ibijyanye n'imboga, ibinyamboga. Ushobora kuba wakundaga kurya ibijyanye na za shufure, ibi bijya kuba nk'amashu. Ni imboga abantu benshi bakunda gukoresha, ariko barakubwira bati, niba urimo urwana n'ikibazo cy'iyo mpumuro y'umubiri wawe, ni byiza ko wafata bikeya kurusha imbuto zijyanye n'amaronji, imbuto zijyanye n'indimu. Ni ukuvuga ngo mu mwanya wo gukoresha izo mboga hasimbuze gukoresha amaronji menshi. Amaronji menshi aragufasha kugira uko yozamo imbere yawe no guhindura iyo mpumuro yo ku mubiri inyuma, kwa kundi twumva smell y'umubiri wawe, biragufasha kuyihindura nziza. Ikindi gikurikiye, baravuga ibijya ku muntu urya amafi. Baratanga inama ngo aho kurya, usibye n'amafi, baratanga inama bakavuga ngo aho kurya inyama zijya kuba umutuku, ni byiza ko wakoresha inyama z'umweru. Ni byiza ko wakoresha ifi z'umweru aho gukoresha ifi zijya gutukura cyangwa se izijya kuba pink. Wakoresha white fish, kuko baragaragaza ko zino white fish zigira ukuntu nazo zigufasha kugira ukuntu zisohora iyo myanda, zisohora iyo mpumuro itari nziza mu mubiri wawe, bikagufasha no kugira iyo mpumuro nziza no kurwanya iyo mpumuro irimo ikuzengereza inyuma ku mubiri wawe. Ikindi cya gatatu baravuga ku muntu ukunda kunywa amata, cyane cyane inshyushyu. Baravuga ngo muri uyu mwanya wo gukoresha inshyushyu nyinshi, ni byiza ko ahubwo wakikoreshereza yogurt. Ni byiza ko wakikoreshereza yogurt, kuko baravuga ko mu mata harimo icyo bita choline, ishobora gutera umwuka utari mwiza cyane cyane ku muntu urimo urwana n'umwuka utamworoheye ku mubiri we. Ushobora guturuka kuri genetics, uburyo umubiri wawe uteye nibyo. Bityo rero barakugira inama ko aho gukoresha inshyushyu nyinshi, ahubwo wajya wikoreshereza yogurt, ugakoresha yawurute, iragufasha cyane. Mu rundi ruhande cyangwa se wenda bashobora kukubwira bati, aho kugira ngo ukoreshe inshyushyu nyinshi, gabanya koresha ikivuguto, nabyo biragufasha. Ikindi nacyo baravuga bati, aho kugira ngo ukoreshe icyayi cy'ikawa, nyamuneka koresha icyo twita green tea.
koresha green tea, koresha icyayi cya green, icyayi cy'icyatsi. Bakavuga ngo nyamara icyayi cy'icyatsi kiragufasha nacyo koza mu mubiri, kiragufasha. Icyo ni ikindi. Bakongera bakavuga ngo nyamuneka ni byiza ko waba wakoresha green tea kuko ikungahaye kuri izo mbaraga zo kurwana n'amabacteria, biragufasha guhumeka. Urumva ko ifite n'uwundi mwihariko ugufasha mu myanya y'ubuhumekero kugira ngo ubashe guhumeka neza. Urumva ko izo ni imbuto cyangwa se ni ibiribwa bishobora kugufasha ku bijyanye n'uwo mwuka, ku bijyanye n'iyo mpumuro yawe y'umubiri, ukabasha kuba wakorera isuku mu mubiri wawe mo imbere, maze ukarushaho kugira ubuzima bwiza. Ibi bintu nk'uko nabivuze muraza kuba mubibona amashusho yabyo cyangwa se ku mafoto, uko kimwe gishobora gusimbuzwa ikindi. Nyamuneka ntabwo navuze ngo biriya ubireke, ahubwo navuze ngo umuntu urimo urwana n'icyo kibazo cy'uwo muhumuro utameze neza ashobora kubisimbuza. Ntuze kubona ku mashusho cyangwa kuri video cyangwa se ku mafoto bashyizeho towa ngo uvuge ngo iki kintu ntabwo cyemewe. Oya, ntabwo ariko bimeze, ahubwo umuntu urimo urwana n'icyo kibazo cy'umuhumuro utameze neza we ashobora kubisimbuza, maze akarushaho kugira ubuzima bwiza, akarushaho gukorera isuku imbere mu mubiri we, akarushaho kugira ubuzima bwiza. Nayo ngayo rero nuko nakagaruka. Mushobora gutanga comments, mushobora gutanga like, mushobora gukora share kugira ngo bibashe kugera kuri benshi, tubashe gukorana n'ibindi. Kandi ikindi kirenzeho, nyamuneka umaze kumva iki kiganiro dukoranye, ushobora no kwandika muri comment hasi ukatwandikira ukatubwira ngo nyamuneka ubutaha muzatubwire kuri iki ngiki, ubutaha bizagende gutya. Ni byiza cyane. Nakagaruka. Ndagushimiye wowe twabanye ndetse wabanye nanjye kandi wadukurikiye. Uwo muri kumwe yitwa Adam, ni nawe kenshi muzajya kuba mukunze kuri kumwe. Nakagaruka. Ndabashimiye cyane abo twabanye. Ciao ciao, mukomeze kugira ibihe byiza, yaba abari mu mpande enye zose z'isi, yaba mu Rwanda, yaba mu Burundi, nibo barimo bumva cyane, ariko tunazirikana ko hari n'abumva urwo rurimi ndetse bari hirya no hino ku isi, yaba ku mugabane w'Uburayi, yaba Amerika, Australia ndetse na Aziya n'ahandi henshi hatandukanye hari Abanyarwanda. Turabashuye cyane, turabakunda, turabazirikana, kandi uko tuzakomeza gushoboza tuzagenda dukoresha n'izindi ndimi zitandukanye kugira ngo mubashe gufasha n'abandi bashobora kuba batumva Ikinyarwanda. Twese dukomeze kugira ubuzima buzira umuze. Ciao ciao, nakagaruka. See you. Thank you so much for watching. Thank you so much for listening. We are together. Thank you.